umunyamakuru Arisudi kera yahoze anakora ku Isango Star, benshi bamuzi muri Sunday Night. Yanditse muri message mu magambo yagira ati komera Junior giti, komera cyane kandi ubu umugabo. Ara ntateguza kandi twese ni rwo rugendo, gusa twese turashavuye pe, sinzi icyo nakongeraho. Mu by'ukuri karagahinda kenshi kuva twakira iyo nkuru kugeza n'ubu ngubu. Ku rubuga rwiwe rwa Instagram ni Bruce Melody yanditse ku ifoto ya YANGA avuga ngo mbega umunsi mubi. Ntago byoroshye kubyumva no kubyakira, ntago byoroshye cyane kubera ko tubuza abantu dukunda, tubuza abantu bari bafatiye runini industry yo mu Rwanda y'imyidagaduro. Mu by'ukuri tubuza abantu rero Hello, ikaze mu kiganiro kuri RUTURA TV. Izi ni trending news. Njyewe ndi Gatete Artire cyangwa se Gari, ngiye kubagezaho amakuru amwe namwe ari gucaracara kuri uyu munsi. Reka tugaruke neza mu kiganiro. Uyu munsi ku itariki 17 nibwo amakuru yagiye acaracara avuga ko Bravan yitabye Imana, ndetse yitabiye Imana mu bitaro byo mu Buhinde, aho yishwe na kanseri y'urwagashya cyangwa se cancer of pancreas. Indi nkuru nanone twumvise ni inkuru ya YANGA ivuga ko yapfuye nawe uyu munsi. Ni inkuru zitari nziza, zidashimishije habe na gato, ku buryo byakomye mu nkokora byibuze imyidagaduro, abantu bakurikiranira hafi imyidagaduro yo mu Rwanda ndetse n'abakunzi babo muri rusange. Turagaruka kuri message zagiye zigenerwa aba bantu mu rwego rwo gufata mu mugongo imiryango yabo, duhereye kuri Bravan. Iyi nkuru yagiye kumenyekana ari uko bitangajwe na management yiwe ubwo yabyandikaga ku rubuga rwiwe rwa Instagram, batangaza ko ari igihombo kinini kuba babuze umuntu nka Bravan wari ufite umumaro munini muri muzika nyarwanda. So iyo nkuru yavugaga ko nanone ari igihombo gikomeye, nabo batishimiye gutangaza iyo nkuru, ariko niko byagenze. Imana yamukunze kuturusha. Zimwe muri commentaires zagiye zigaragara kuri Bravan, umuntu nka Mutesi Jolly yatangaje amarangamutima yerekana emoji y'umutima umenetse, bigaragare ko bitamushimishije nawe byamubaje cyane. Turagaruka ku bandi ba star batandukanye nka Platini we yavuze ngo fly high brother, amwifuriza nko kujya mu ijuru, byibuza amwifuriza kujya heza, kuko byanze bikunze uriya muhanzi yakunzwe n'abantu benshi batandukanye, abanyarwanda muri rusange n'abahanzi bagenzi be. Yari afite igikundiro cyane cyane no mu bakobwa, gusa twese twamukundaga mu by'ukuri, tumwifuriza kuruhukira mu mahoro. Hari undi muntu nabonye kuri Instagram account bamwita ngo ni Aye Tanzania, yanditse ngo oh no, ntibishoboka, ntago byagakwiriye. Undi muntu ni Yakbenda yavuze ngo my brother, why so soon Ivan. So bisa nk'ibi ugenekereje mu Kinyarwanda avuga ati kubera icyo giye kare, ntago byari bikwiriye. Undi mustari umenyerewe cyane muri entertainment zo mu Rwanda ni Shadibo yanditse ngo something in life are hard to accept, your memory will never be forgotten, and thank you Bravan. Ingarutse neza yavuze ngo ibintu by'ukuri kenshi mu buzima biragoye kubyemera, ariko memories dusigiye cyangwa inzibutso dusigiye ntago tuzigera tuzibagirwa habe na gato. Avuga ngo kandi warakoze Bravan. Undi muntu ni Bruce Melody wamupostinze nawe ashyiraho emoji y'umutima umenetse, bigaragare ko nawe iyi nkuru yamubabaje cyane. Undi mustari wa postinze harimo Arthur, umunyarwenya Rutura.
nawe wanditse message igira ati rest well Iva Bravan, we feel your presence. Ugenekereje ni nkawe mubwiye ati ruhukira mu mahoro cyangwa uruhuke neza Iva Bravan, turacyumva ko gihari, turumva presence yawe. Tugaruke ku yindi nkuru ya Yanga. Inkuru ya Yanga nayo ni inkuru itishimiwe, yakiriwe nabi muri societe nyarwanda, cyane ko Yanga ari mu bazamuye ikintu cyitwa gusobanura filime mu Rwanda, ni mu babimenyekanishije cyane, binyuze rero ku rukuta rwa murumuna we Junior Giti. Yapostinze bigaragara ko ari ibintu byatunguranye, byabatunguye. Gupfa kwe ntago bari babyiteze, sibye ko n'ubundi urupfu ntawe rujya ruteguza, ariko bisa nk'ibyamubaje. Yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram n'akababaro kenshi mu magambo ye ati rest in peace big brother, to me you are dad, I have always believed in and looked up to every situation, my inspiration, my mentor, ruhuka mu mahoro. Ugenekereje mu Kinyarwanda, Junior Giti yavuze ngo ruhukira mu mahoro muvandimwe mukuru, kuri nge wari dad, wari papa, wari nakwizereragamo, nakureberagamo, nagufatiragaho icyitegererezo muri situation yose nabaga ndimo, uri wanyinspiraga, wari umwarimu wanjye, ruhukira mu mahoro. Byumvikanishe ko iyi message irimo akababaro n'agahinda kenshi, sibye ko nibyo buri muntu wese wakundaga Yanga, cyane noneho by'umwihariko muri umunara Junior Giti. Urumva ko ari ibintu bitoroshye kubyakira, dukomeza no kumwihanganisha kugira ngo yumve akomeye, dukomeze n'abasigaye kugira ngo byibuze bashe kugira imitima ikomeye. Abastari bagiye bagaruka kuri iyi comment cyangwa se iyi post ya Junior Giti, harimo umusitari nka Platini wahoze aririmba mu itsinda rya Dream Boys. Yanditse ngo yashyizeho emoji y'amarira igaragaza agahinda kenshi, umubabaro bitewe n'urupfu rwa mukuru wa Junior Giti ari we Yanga. Undi muhanzi wa commentinzeho bamwita umunyamakuru wo kuri RBA Lakin Nzeyman, yanditse ngo rip brother Yanga, stay strong Junior Giti. Yanditse tugenekereje, yanditse ngo aruhukire mu mahoro muvandimwe Yanga, ariko anakomeza Junior Giti amubwira ngo komera kandi ushikame. Undi muntu umusitari w'umuhanzi w'Inyarwanda wa commentinze ku repost ya Junior Giti amwihanganisha, harimo Igor Mabano. Yanditse mu magambo yagira ati yabanje umutima, emoji akamenyetso k'umutima umenetse ubabaye, usa ugaragaza ko nawe atabyishimiye, ariko mu magambo ye yanditse ngo mwihangane kandi mukomere. Kwari kwihanganisha Junior Giti n'umuryango we ndetse n'abandi bose bakunda Yanga. Undi wa commentinze ku rukuta rwa Junior Giti ni DJ Pius. Yanditse muri message mu magambo yati bisawe nko kumirwa muri make bitewe nuko yumvise urupfu rwa Bravan, yumva urwa Yanga mu masaha atari menshi cyane, mu gihe kimwe nta masaha 28 ashizemo. Yanditse avuga ngo ariko mana noneho ibi ni ibiki, nagahinda kenshi. Murumva ko bitoroshye mu by'ukuri kwakiriza inkuru zombi mu gihe kimwe, ntago byoroshye. Gusa twihanganisha abantu bose, abakunzi bose baba ba star batandukanye, aba Yanga yaba na Bravan. Hari undi akomentinze ku rubuga rwa Junior Giti, n'umunyamakuru Arisudi, kera yahoze anakora ku Isango Star, benshi bamuzi muri Sunday Night. Yanditse muri message mu magambo yagira ati komera Junior Giti, komera cyane kandi ubu umugabo, ntateguza kandi twese ni rwo rugendo, gusa twese turashavuye pe, sinzi icyo nakongeraho. Mu by'ukuri karagahinda kenshi kuva twakira iyo nkuru kugeza n'ubu ngubu.
hari undi musitari wanditseho commentinga kuri we yapostinze ku rubuga rwiwe rwa Instagram, ni Bruce Melody, yanditse ku ifoto ya Yanga avuga ngo mbega umunsi mubi. Ntabwo byoroshye kubyumva no kubyakira, ntabwo byoroshye cyane, kubera ko tubuze abantu dukunda, tubuze abantu bari bafatiye runini industry yo mu Rwanda y'imyidagaduro. Mu by'ukuri tubuze abantu. Rero ndasoza mbifuriza kugira iruhuko ridashira, ntago muzazima kuko muri mu mitima yacu, urumuri rwanyu ruzahora rutumurikira, tuzahora tubibuka iteka ryose. Reka mbifurize gukomeza mugubwa neza aho mugiye muherereye, kandi mbifuriza gukomera mwe bakunzi ba Bravan, ba Yanga ndetse n'abanyarwanda muri rusange babashije kumva inkuru ikabakora ku mutima. Reka tubifurize ibihe byiza, tuzajya dukomeza tubageza andi makuru agiye agezweho. Murakoze. Njyewe ni Gatete Arthur cyangwa se Gari, tuzajya dukomeza kubana mu biganiro byinshi bitandukanye.